Haleluya, haleluya. Bene data dushima Imana iduhaye uyu mwanya wo kugira ngo tube imbere yayo n'iby'igiciro cyinshi cyane. N'iby'igiciro cyinshi by'umugaragu w'Imana Dawidi byajyaga binezeza cyane kumubwira kujya mu nzu y'Imana. Ndagira ngo rero dutangire amaterano yacu dusenga Imana. Itumara gusenga turaza kufatanyiriza hamwe indirimbo y'194 ivuga ngo Mana nduburira amaso yanjye ku misozi. Nitumara kumva iyo ndirimbo turakurikizaho indirimbo ya korari amahoro ivuga ngo tunezerwe. Reka dusenga Imana. Mana waremye ijuru n'isi, turanezerewe cyane, tunejejwe n'uyu mwanya uduhaye, tunejejwe n'ubu buryo uduhaye, tunejejwe n'uyu mugisha uduhaye wo kuba mu nzu yawe. Mana urakoze cyane, urakoze cyane, kuko ni wowe uduhaye kurama, uduhaye umunsi mushya, hari kugerekaho no kuba mu nzu yawe iby'igiciro cyinshi cyane tutabura kugushimira. Tunagusaba kugira ngo uzubane natwe mu bumana bwawe, kora imirimo n'ibitangaza mu bumana bwawe, aho ubasha kugenderera abantu ukabuzuza umwuka wera, ukabahaza ijambo, ukabahaza ibyiza. No muri ubu buryo urakoze Mana, urakoze, ndagushimiye. Mweretse gahunda uhereye umwanya dutangiriye kugeza dushoje, mweretse buri wese uri bugira icyo akora uhereye umwanya kugeza dushoje. Indirimbo turazikweretse kugira ngo zibe zisize amavuta, ijambo ryawe turarikweretse kugira ngo umugaragu wawe uza kurivuga abari mu mbaraga, kandi kingurira abera hirya no hino babone uburyo tubashe gufatanyiriza hamwe. Senze nizeye mu izina ryiza rya Yesu Kristo umwana n'umucunguzi wacu, amen. Uwiteka Mana yanjye
korari amahoro irakoze cyane kutwifuriza kunezerwa kandi tutanezerewe muri uyu mwami twazanezererwa. Irakoze cyane. Ndagira ngo rero uyu mwanya nyuma yo kumva iyi ndirimbo ya korari amahoro dufatanyirize hamwe kumva ndetse no kuririmba indirimbo y'194 iravuga ngo Mana nduburira amaso yanjye ku misozi. Karibu bene data dufatanye. Mana nduburira amaso yanjye ku misozi, mbega utabarwa kwanjye kwava he mubimbwire. Uwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Uwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Izemera ko ibirenge byawe biteguza, ikurinda ntihunikira ntisinzira. Imana irinda Abisiraheli, ihorere maso ntisinzira. Imana irinda Abisiraheli, ihorere maso ntisinzira. Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa, niyo gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho. Ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuzagutinya. Ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuzagutinya. Imana niyikurinda ibibi byose iteka, Imana niyirinda ubugingo bwawe neza. Izakurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira. Izakurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira. Shimye Imana cyane. Iyi ni inama nziza tugiriwe, kandi Imana yacu ni umutabazi. Iyo tuyitabaje iradutabara. Agira ngo rero uyu mwanya tugezemo utubere umwanya mwiza wo kwakirana. Bene data aho muri hirya no hino turabashuje mu izina ryiza rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu. Abari mu mazone hirya no hino nk'uko mwiyizi, mwese turabasuhuza kandi turabifuriza gukomerera mu mwami wacu. Bene data bari mu byiciro bitandukanye, abagabo, abagore, urubyiruko, abana, namwe turabasuhuza mu izina ryiza rya Yesu Kristo umwana n'umucunguzi wacu. Kandi namwe baririmbyi aho muri hose, korari amahoro, korari Besareli, korari abahetsi, Elayono, ababibyi, abategereje Yesu, namwe aho muri, turagira ngo tubifurize kugubwa neza mu nzu ya Data. Kandi namwe bayobozi bacu, badiyakoni, namwe babwiriza butumwa bwiza,
namwe bakuru b'itorero, namwe bashumba aho muri, turabifuriza gukomeza kugubwa neza munsi ya data. Ni ibihe turimo, ariko mu bibaho byose nk'uko umugaragu w'Imana Pawulo yabivuze ngo tujye twishima. Ndagira ngo rero nk'uko tumaze kwakirana mu byiciro byose, mu mazone yose, mbasabe dufatanyirize hamwe kumva indirimbo ya korali Elayono iravuga ngo imirimo y'Imana. Bene data, imirimo y'Imana iratangaje. Bene data, ndagira ngo mbasabe dukomeze tunezerwe twumva tunatekereza ku mirimo y'Imana. Karibu korali. intambwe zanjye wowe utunganye wuzuye imbabazi ni wowe
zanjye ni wowe uyobora intambwe zacu ugushikamijeho umutima zamurinda haba amahoro masa ugushikamijeho umutima zamurinda haba amahoro masa nimuze murebe imirimo y'Imana iteye ubwoba nimuze murebe imirimo y'Imana iteye ubwoba imisozi itabimenye uburakari niyo mana ngo uyu mwanya mukomeze mubitekerezeho aho muri mu rugo aho ngaho iwanyu mubikomeze mubitekerezeho wowe mugabo wowe mugore wowe musore wowe mukobwa icyo uri cyo cyose ndagira ngo ubitekerezeho utekereze ku mirimo y'Imana bene data imirimo y'Imana iratangaje kandi nanone nta kintu kinezeza nko kuvuga imirimo y'Imana uko ugenda uyivuga ubwawe urubakwa ariko ukubaka n'abandi umwanya rero tugezemo bene data ndagira ngo Imana ikomeze kuduha ubwenge bwo gukora no muri ibi bihe aho muri ndagira ngo mbasabe fata urutoki rwawe kuri iyo laptop yawe cyangwa kuri iyo telefone yawe cyangwa kuri icyo gikoresho ushimira Imana wandike ushimira Imana ibyo yagukoreye kandi birahari natwe hangaha turi ku rusengero turashimira Imana yaduhaye uburyo bwo kuboneka ku ruhimbi n'abera n'abashumba kugira ngo duhamye kugira ngo tuvuge kugira ngo tuvuge imirimo y'Imana. Haleluya. Reka rero mbasabe aho muri nimugire ikibazo nimubona nkoresha telefone no kugira ngo amashimwe yanyu mwanditse n'ubundi dufatanyirize hamwe kuyashyikiriza Imana. Nimwandike ndaza kubibona mwaba mwandika kuri chat kuri YouTube channel yacu mwakwandika ndetse no munyandikira no kuri telefone yanjye ni 0788 30 69 47. Iyo niyo nimero ya WhatsApp ariko mwanakoresha na chat kuri channel yacu ariyo ADPR Remera muri kureberamo turakomeza tubabwira. Mu byo rero dushimira Imana ndagira ngo mbashimire Imana yuko Imana iri gukora imirimo n'ibitangaza inzu ya data irimo irubakwa. Icyo sinabura kukibabwira nk'umuyobozi w'inyubako hano i Remera ibintu bimeze neza kandi turizera tudashidikanya yuko mu gihe gikwiye iyi nzu ya data azaduha uburenganzira tukayisengeramo. Amen. Ndacyategereje amashimwe yanyu mwakwandika kuri chat cyangwa se mukanyandikira kuri nimero yanjye ni 0788 30 69 ariko mugakoresha WhatsApp niyo yaza kumfasha gukurikirana neza. Kandi usibye n'ibyo
ngewe uri hano mu rusengero ndagira ngo mbabwire ko urusengero rurasa neza, urusengero rurasa neza. Ndagira ngo nshimire bene data, bamwe muri bo turabazi, abandi bakora nyine nk'abantu bakorera nyir'ijuru n'isi. Urusengero rurasa neza, intebe zirahanaguye, kuri aritari hameze neza, ibitambaro bimeze neza. Ibyo nabyo sinabura kubishimira Imana cyane. Ndacyategereje n'abari kumfasha kugira ngo barebe niba hari abantu batanze amashimwe, dufatanyirize hamwe kuyashyikiriza Imana. Nkomeje kubabwira ikindi nashimira Imana, bwa busitani twari twarateye, indabyo, ibiti, ibyatsi nabyo birakura neza. Abazajya babona uburyo bakanyaruka bagashimira Imana, kandi ndiringira yuko tuzajya gutaha urusengero ari biriya biti rwose bimeze neza, ari ziriya ndabyo nazo zimeze neza. Ikindi mbabwira nuko barazuhira kuko rwose ikigaragara ziratoshye. Kuba zitoshye muri iki gihe kimeze gutya ni ukuvuga yuko bazuhira. Bene data mukora uwo murimo, ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Ndabona hari abatangiye kwandika, ndabona nagiriwe ubuntu Gedone aranditse ati muri Masizi turashima Imana cyane, yabanye natwe mu muryango wanjye, naho twaramutse amahoro. Turashima Imana ku buryo ikomeje kudukorera. Dushima Imana yashoboje abayobozi bacu tugakora amateraniro online. Imana ishimwe. Uwo ni nagiriwe ubuntu Gedone, umuyobozi wa korari Amahoro. Imana iguha umugisha hariya mu Masizi mwene data. N'abandi nabo turabakira. Turabona witwa Edi nawe turabona arimo yandika, nta kibazo nakomeze yandike, turabigeza kuri bene data bari hirya no hino. Niko bibaye, nawe arashimira Imana n'uwo mu bahetsi, ati nanjye ndashimira Imana ko yafunguye inzira nkabasha gutaha, nkabaneraniye mu rugo hamwe n'umuryango wanjye. Uyu nguyu ni Beata nawe Imana iguha umugisha. Hanyuma korari Amahoro nayo, mu izina rya korari Amahoro nayo turashima Imana cyane. Imana nawe iguha umugisha ushimye mu rwego rwa korari. Hari mwene data Murayija Jean Pierre, ni umudiyakoni, ati turashima Imana yo yaduhaye uburyo bwo guterana tukumva ijambo ryayo. Yesu aguha umugisha mwene data Murayija Jean Pierre, udusurize n'umuryango. Turacyakira n'abandi, twakiriye Pastor Habyarimana Vedaste, aravuga ati ndashima Imana cyane, icya mbere ko twavuye muri guma mu rugo, icya kabiri ko nongeye guhura na bene data, icya gatatu ko Imana yadutunze ikanaturinda ndetse ikaruturindana n'abakristo, icya kane ko yasubukuye imirimo yo kubaka urusengero rw'Imana. Zanyaruke unarebe koko iyo mirimo y'Imana itangaje. Dukomeje kwakira ari mushiki wacu Musabimana Dauphine, ati ndashimira Imana ko yamfashije mu kazi muri iki cyumweru. Amen. Gedeon iriho nawe ati ndashima Imana ko ikomeje kuturinda. Witwa Jean Claude Gasana ati Imana ishimwe iduhaye uburyo bwo guterana. Ni byiza kongera kureba ubwiza bw'inzu y'Imana bugose abashumba bacu. Imana ishimwe. Pastor Matabaro James ati turashimira Imana irinze itorero ryayo, irinze n'abanyarwanda. Gerard Murasira nawe ati Imana ishimwe ku rusengero rugiye kuzura kandi ikomeje guha uburyo ngo tubone uko twubaka. Chantal Mutoni, uyu ni umuyobozi wa Diakoni, aravuze ati Imana ishimwe ko amateraniro yongeye kubera mu rusengero, umutima wanjye uranezerwe. Mutoni rero nezerwa
umutima unezerwe. Esperance wimuwe nawe ati Imana yacu nishimwe kubw'imirimo itangaje ikora muri ibyo byose, nari nkumbuye uruhimbi n'ukuri. Imana ibaho umugisha. Nsengiyumva Rigani nawe ati turashima Imana kwikomeje kuturinda ku manywa na nijoro. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Nagira ngo rero reka ndebe hari n'abandi nabo bari banditse. Uyu we ari mu gihugu cy'amahanga, ndabona ari nimero ya itangizwa na 257. Ndabona gusa ashyizeho amafoto agaragaza ahangaha uko tumeze, ntacyo yanditse. Uyu nawe aravuga ati niko bibaye, nanjye ndashimira Imana ko Imana ikomeje kuturinda. Ni Delvis abategereje Yesu. Namwe bana ho muri turagira ngo tubashimire Imana ikomeje kubarinda. Umukozi w'Imana nawe ati turashima Imana ikomeje kuturinda mu buryo bukomeye. Ubwo buryo bukomeye ni ubuhe? Ariko turi abantu bakuru turabyumva. Murakoze cyane. Ndagira ngo Banyaremera mukomeze munezerwe, mukomeze Imana n'ubundi niyo dushimira, Imana niyo tubwira, Imana niyo dusenga, Imana niyo tusanga ku musozi, nta wundi muntu uba uhari. Nta gitangaza rero kuba nta gusomye, nta gitangaza kuba nta kuvuze. Icyo nzi cyo ni uko Imana ikureba, icyo nzi cyo ni uko Imana ikumva. None rero tugiye gusenga Imana. Nubwo mushimye Imana turacyari mu isi, niko umugaragu w'Imana yavuze. Kandi koko kuva tukiri mu isi ntago tuzabura guhura n'ibitugora, ariko dufite Imana twikorereza imitwaro. Birashoboka yuko ufite icyifuzo, mugabo birashoboka ko ufite icyifuzo, mugore birashoboka ko ufite icyifuzo, mukozi w'Imana birashoboka ko ufite icyifuzo, mudiyakoni birashoboka yuko ufite icyifuzo. Ndagira ngo uyu mwanya duhaguruke aho turi, tugiye gufata umwanya wo gushimira Imana twatuye n'akanwa kacu ibyo Imana yakoze byose. Ibingibi mwarondoye twasomye n'ibyo tutasomye, ibingibi mwarondoye bimwe twabonye ibindi tutabonye kubera ko turi abantu. Hanyuma tunayereke n'ibyifuzo, dusaba Imana kugira ngo ibi igisubizo cy'isi, igisubizo cy'u Rwanda, igisubizo cy'Abanyaremera. Mugaragu w'Imana n'ubundi Pastor Matabaro James ugiye gusenga ashima Imana kandi asengera n'ibyifuzo, ndanamusaba ahita asengera n'umugaragu w'Imana umushumba wacu w'ururembo wungirije Pastor Munu Benjamin kugira ngo aze kutugezaho ijambo ry'Imana. Karibu Pastor. Reka dufatanye twese aho muherereye hatandukanye, tujye imbere y'Imana tuyishimire imirimo yayo ikomeye itangaje tutashobora guterura mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko turabivuga uko tubishoboye. Mana turagushimiye kuri mwiza kandi ubereye mwiza gutegereje bose. Tugushimiye uyu mwanya turi muri Iteraniro ry'Iremera, tugushimiye ko wabanye natwe twese, ubana n'abaririmbyi bose biremera, ubana n'abadiyakoni, ubana n'abagabo, ubana n'abagore, ubana n'urubyiruko, ubana n'abana bato, ubana n'abayobozi. Tubikuye ku mutima tukuzamuriye amaboko yacu, tugushimira kuri Imana iri kumwe natwe. Tugushimiye ko abanye n'itorero ryawe, duhereye ku itorero ryacu rya ADPR n'abayobozi baryo, turabigushimiye. Tugushimiye ko abanye n'itorero muri rusange mu Rwanda no mu mahanga, tugushimiye ko abanye n'u Rwanda, tugushimiye kuri Imana yacu. Twemerere tukuzanira ibyifuzo bitandukanye dufite turi imbere yawe, kuko ijambo ryawe riratubwira ngo tukwikoreze amaganya yacu yose, ibyifuzo byacu byose tubikuzanire. Turasenze ngo aba bantu bari mu ngo zabo bafite imitwaro iremereye, urambura ukuboko kwawe ubasubize, ubabere igisubizo.
tukiri muri uyu mwanya tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. Kiri mu isi wigeze usubiza Satani uramubwira ngo umuntu ntatungwa n'umutima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Niyo mpamvu dusenze ngo ubane n'umukozi wawe wahamagariye kugukorera, imbaraga z'umwuka wera zibe kuri we, avugane natwe. Ijambo ry'ubugingo rikore ku mitima yacu, ijambo ryawe rikore kuri twebwe twese, rizana imbaraga zaryo, rizana ubuzima bwaryo, rikora umurimo waryo mu mitima yacu. Imitima y'abari hafi na kure turasenze imbaraga z'umwuka wera zibe kuri we, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, abakristo biremera n'abandi bose badukurikiye mwese, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nishimiye kubana namwe kuri uyu munsi wa none, kandi ndagira ngo nshimire paruwasi ya Remera. Muri iki gihe itorero ryari rifite ibibazo bikomeye kimwe n'abandi bose ku isi yose. Iyi ndwara bise COVID-19 ni yabaye ikibazo, ugatekereza ko ubuzima bwose buhagaze, ndetse n'ubuzima burebana n'umwuka nabwo buhagaze. Ariko Imana ni umuhanga, izi gukoresha inzira zose. Ni muri ubwo buryo itorero rya Remera rigifite ubuzima bw'umwuka, kandi n'ibikorwa birakomeje nk'uko umuyobozi wa gahunda yahoze abivuga. Nanjye urusengero narubonye, ni rwiza, rurashimishije, kandi dufite ibyiringiro ko munsi twagarutse mu nzu y'Imana, ntekereza ko rwose muzajyamo mukanezerwa muri n'ahantu hagutse. Ndagira ngo ntatinze rero tuganire ijambo ry'Imana. Nuko babwiye, nitwa Muntu Benjamin, ndi umushumba wungirije w'ururembo rw'umujyi wa Kigali muri ADEPR. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira n'amagambo dusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 3. Turasoma umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 10. Byakozwe n'intumwa ibice 3, turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Ndumva twasoma. Haravuga ngo, nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, ari cyo saa 9. Hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge, yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati, uturebe. Abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati, ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo cyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo, aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera. Arabandaduka, arahagarara, aratambuka, yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru, ashima Imana. Abantu bose babona agenda ashima Imana, baramumenya kuko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwaga Ryiza, asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeho. Imana ishimwe. Aya niyo magambo ushobora kongera gusoma indi mirongo wenda yadufasha kugira ngo
twubake icyigisho cyacu, ariko aya niyo magambo mbashije mpereyeho, ariko ndifuza kubereka umurongo mukuru turi bwubakireho icyigisho cyacu. Uyu murongo wa 6 uravuga ngo Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Aya magambo ngiye kubaganiriza cyigisho na kise gutunga icyabisi badatunze. Niyo teme y'icyigisho ngiye kubaganiriza kuri uyu mwanya. Noneho impamvu y'ibi ngibi, hano hari igihe ni nyuma ya Pentecote. Urabona mu minsi ishize ni icyumweru kimwe tuvuye muri Pentecote. Ni byiza rero ko n'abantu banaganira nyuma ya Pentecote byari bimeze biti. Nyuma yuko tubonye ku munsi wa Pentecote Petero ahamya hakihana abantu 3,000, nyuma bakatubwira mu bice 2 by'iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ku murongo wa 43 haravuga ngo abantu bose bagira ubwoba, nuko intumwa zikora ibitangaza n'ibimenyetso byinshi, abizeye bose babaga hamwe basangira ibyabo byose, ubutunzi bwabo n'ibintu byabo barabigura bakabigabanya bose nk'uko umuntu akennye. Iyi mirongo 2 ibanza niyo nashakaga, ahantu hagaragaza ngo nuko intumwa zikora ibitangaza n'ibimenyetso byinshi, nuko biyemeje kuba hamwe. Muri kiriya gihe Yesu yari amaze kubabwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga, Mwuka Wera nabamanukira muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya no kugera ku mpera y'isi. Bamaze guhabwa Umwuka Wera koko, ibyo Yesu yavuze byasohoreye muri bo, hanyuma bakora ibyo batatekerezaga, ibyo batigeze bibwira nibyo byabinjiyemo. Muri byo rero navuga ko kiriya gihe bahawe ubutware bwo kubwiriza ubutumwa bwiza bashize amanga. Yesu yari yarababwiye ati ngewe ndajya kwa Data, mfite igihe gitoya, ariko mwebwe kuko mufite igihe kinini mubasha gukora imirimo irenze iyo nakoze. Bari bafite ubutware bwo kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, bari bafite ubutware bwo gukora ibitangaza, kandi bari bafite ubutware bwo kuyobora itorero ry'Imana, kuko nibo bari babaye urufatiro rw'itorero rya Kristo ryagombaga kuzaba ibihumbi n'ibihumbi, nk'uko Yohana yabyeretswe mu byahishuwe. Mu bitangaza bakoze rero, igitangaza gihita kigaragaza neza kisobanuye ni iki kiri mu gice cya 3. Mu gice cya 3 umurongo wa 1 utangira uvuga ngo nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, ari cyo saa 9. Ariya hari ukuntu umuntu ajya byumva kumva ntibisobanutse, ariko abigishwa ba Yesu bagihabwa Umwuka Wera itorero rikivuka, ntago baretse gusengana n'Abayuda. Muribuka Yesu umunsi yirukana abacururizaga mu rusengero yaravuze ngo inzu yanjye niyo gusengerwamo. Iryo jambo ryari ijambo rikomereye mu mitima yabo, bubahaga inzu y'Imana
bumva ko batagomba kuyireka kuko yateguriwe gusengerwamo. Bagombaga gusenga rero, ariko muri uko gusenga Yesu we yari afite umugambi, kubera ko yari yarabateguye nk'itorero ryo mu isezerano rishya ritandukanye n'idini ya Kiyuda ikiri mu isezerano rya kera. Ariko kuko ibintu bigitangira ntago birivangura. Ukomeje gusoma ibyakozwe n'intumwa uza kubona neza ko ibintu byaje kwivangura. Muri kino gihe bitarivangura rero, ba bantu bateguriwe gusimbura Abisiraheli. Isiraheli ubundi niyo yari umucyo w'isi, niyo yagombaga kumenyekanisha Imana, niyo yagombaga kubwiriza amahanga. None ubwo Isiraheli itabishoboye, hari itorero rivutse rizabwiriza amahanga, kandi ryabwiwe ngo rirahera aho ngaho Yerusalemu, rirabwirwa ngo rirahera i Yudaya rikomereza i Samariya hose. Umuntu yavuga ko ari nko mu gihugu cya Isiraheli, noneho rigende rigere ku mpera y'isi. Iryo torero rero ibyaryo byasaga nkaho bitarasobanuka, ariko nicyo ryari riteguriwe, kandi Imana ishimwe ko byagezweho. Yesu nawe yaravuze ngo ndi kumwe namwe kugera kumeruka. Ahandi Mariko aravuga ngo Yesu yaherekeje ijambo rye, akoresha abagaragu be ibimenyetso n'ibitangaza byinshi. Nanone havuze ngo hari ku isaha ya 9 nibwo bagiye gusenga. Ku isaha ya 9 hariho gahunda yo gusenga mu gitondo saa 3, hakabaho ku isaha ya 9, ni naho mukunda kumva ngo isaha yo gutamba ibitambo igeze. Ibitambo byatambwaga isaa 9. Noneho rero bakongera gusenga nimugoroba nanone izuba rirenze. Ni ukuvuga ngo igihe cyo gusenga cyabaga inshuro 3 mu munsi, mu gitondo saa 3, saa 9 na nimugoroba izuba rirenze. Saa 9 rero nibwo Petero na Yohana binjiye mu rusengero nk'uko n'abandi bose baje gusenga. Ku murongo wa 2 haravuga ngo hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge, yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Uyu mugabo ngo yarakuze, yaragejeje mu myaka 40, kandi rwose yararemaye ku buryo atari wa wundi ushobora kugendera mu mbago, kereka akagare niko yagenderamo. Ab'umuryango we abari hafi ye baramuhekaga bakamushyira mu rwinjiriro, mu muryango wiswe Ryiza. Aho niho yicaraga, niho iseta ye yari iri, niho ubuzima bwe bwari buri, umuhaye umwimye. Ariko ikigaragara nuko yahakuraga imibereho, kuko igihe cyose bajyaga bamuheka bakahamuza. Ikintu nibajije nawe wakibaza, ese ko Yesu yinjiriye muri uyu muryango inshuro nyinshi, ko muri uru rusengero yakirije abantu benshi, kubera iki uyu mugabo we atigeze akira? Ariko ikintu natekereje, Imana igira igihe cyayo, Imana izi kuyobora ibintu byayo. Yesu yarazi neza ko uyu mugabo azakizwa n'abigishwa be, kandi umunsi azakizwa n'abigishwa be hazaba ibintu bikomeye cyane, kuko Petero yaravuze. Biragaragara ko rero winjiye mu gikorwa cyane, ngo yaravuze ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo, yaramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera, arabandaduka, arahaguruka, aratambuka, yinjira mu rusengero,
atambuka yitera hejuru ashima Imana. abantu bose babona agenda ashima Imana, baramumenya. Petero yaravuze ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Iri zina ryari izina rigoranye mu Bayuda, ariko uyu munsi ni izina rikoze igitangaza andi mazina yose atigeze akora mu mibereho yabo. Aba bantu bamenya ko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti rikoze igitangaza. Wa wundi banze, wa wundi bishe, niwe ukoze igitangaza kitigeze gikorwa n'undi muntu wese igihe basengeye. Ibi byatumye bakira ko Yesu Kristo ari Mesiya, abari bari muri uru rusengero, kandi byatumye ko Yesu Kristo yahawe ubwiza n'Imana Data wa twese. Baramwizera. Niyo mpamvu ntekereza ko Yesu yari yaramuzigamiye ko azakira nyuma yo kuzuka kwe, kandi agakira hakoreshejwe abagaragu be, ziriya ntumwa Petero na Yohana. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Ibaze noneho umugabo wizingazinze, umugabo wambaye nabi, umugabo w'umukene, umugabo batereka ahantu bakaza kubamuterura, ariko noneho wa mugabo ongera umurebe ahagurutse yitera hejuru, ongera umurebe yuzuye umunezero uvuye ku Mana mu ijuru, kuko muri we gukira kwe byajyanye no kwizera Umwami Yesu Kristo. Noneho nta kindi gihe kigeze kibaho kuri we kimeze gutyo. Ariko buriya dusubira inyuma dushobora gusanga natwe ari kugira neza kw'Imana kwatubayeho. Mose yabwiye Abisiraheli ngo Imana yabatuye imitwaro yari ibahetamishije, uburetwa bw'Abanyegiputa yarabubakijije. Ushobora gusanga umuntu wese hari ukuntu Imana yagiye imuzingura, hari ukuntu Imana yamukijije ubumuga, hari umubabaro mwinshi mwari mufite, maze mukumva agakiza k'Imana kabagezeho no kugira neza kw'Imana kukinjira muri mwe, mukumva rya jambo rivuga ngo mbahaye amahoro atarayabisi batanga, bahaye umunezero, kuko icyo muzasaba cyose muzagihabwa. Uko niko Imana yatugiriye neza, natwe twari dufite ubumuga butandukanye. Mugabo rero atumye urusengero rwose rwuzura umunezero mu mibereho yabo, basengera muri iyi dini ya Kiyuda. Hari amadini menshi abantu bavuyemo atarigeze abaha umunezero, ariko uyu munsi wa none ab'idini ya Kiyuda babonye umugabo araresha n'abandi. Noneho babonye umugabo ni umusore, babonye umugabo afite imbaraga nyinshi cyane, naho baravuga bati ibi bintu ntabwo ari ibintu bisanzwe, umunezero urabuzura batigeze bagirira muri urwo rusengero kubera igitangaza Petero na Yohana bakoze. Imana ishimwe cyane. Noneho rero nababwiye ngo umurongo tugenderaho muri aya magambo tuganira ni uriya wa 6. Yongere ngusome. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Uyu mugabo yari yarahawe amafaranga kenshi. Niyo bamuha amafaranga ari mu butunzi buhambaye, wenda icyari kubaho nuko atari kugaruka kuri iri rembo gusabiriza, ariko ntiyari gukira. Ariko Petero
icyo afite kiramuhesha gukira, kiramuhesha kuba umugabo ufasha abandi bantu, kiramuhesha kuba umugabo usimbuka wikorera gahunda. Ubwenge bwe bwari bwarapfuye, nta kintu bumumarira, uzi kugira ubwenge ukabura ubushobozi bwo kubukoresha, niko byari bimumereye. Noneho aravuga ngo ifeza n'izahabu barabiguhaye, baguhaye amafaranga, uyu munsi ayo ngewe sinyafite. Ubundi ubukire bw'isi wabubarira muri ayo mafaranga, yo wayahuza wayavunja mu madolari n'amayero n'ayandi. Nanone ubukire ari igihe ibihugu bibika n'amabanke bageraho bakabika ubutunzi bwabo mu izahabu, gapima ibiro, amatoni n'amatoni. Noneho niho navuga ngo Petero yaravuze ngo ubukire bw'isi bwo ntabwo mfite, ariko mfite ubundi bukire butashobora kuguhagurutsa. Icyo mfite rero, ubukire mfite ndabuguhaye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi rero nagira ngo mbabwire ko dufite ubukire isi idafite, dufite ubutunzi isi idashobora kubona. Yesu yigeze avuga ngo wago ubutunzi bw'isi bwose ukabura ubugingo byakumarira iki? Arongera aravuga ngo ni iki, ni ikihe kiguzi watanga kugira ngo ugure ubugingo buhoraho? Imana yaduhaye agakiza, ikaduha n'umwuka wera, yadushyizemo ubutunzi isi idashobora kubona, kandi ni ubutunzi badashobora kutwaka. Abantu bari kwibwa amafaranga kuri mobile money, abantu bari kwibwa amafaranga mu mabanki, n'amazu barayatobora, ariko agakiza k'umuntu uko Imana yakaguhaye mubigendanyemo, niko ushobora kugira uruhare rwo kukiyambura. Agakiza kacu ni ubutunzi budakorwaho twahawe n'Imana. Icyo rero nicyo nashakaga kuvuga. Rero Pawulo yigeze avuga mu Befeso ngo twubakiye ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Bakoranaga n'Imana, intumwa zikorana n'Imana. Natwe uyu munsi twarabwiwe, Mwami yaravuze ngo ndi kumwe namwe kugera ku mperuka. Uyu munsi wa none nitwe dufite iri jambo Petero yavuze ngo ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ariko icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Twatungishije benshi, twagaruriye abantu benshi amahoro bari barayabuze mu mitima yabo. Imana yagiye dukoresha ibimenyetso byinshi n'ibitangaza byinshi, nuko ibintu bimwe bitandikwa, ibindi ntibivugwe, ntibijya ahagaragara, ariko hari imirimo y'Imana bene data, hari imirimo y'Imana. Niyo mpamvu natwe tubwirwa ko hari icyo dufite. Pawulo nanone yigeze abwira Timoteyo mu gice cya mbere cy'urwandiko rwa kabiri umurongo wa 14, aravuga ngo ikibitsanyo cyiza wabikijwe ukirindisha umwuka wera utubamo. Ni ukuvuga ngo hari ikintu Imana yabitse muri twebwe, kandi icyo ngicyo ngo kigomba kurindwa n'umwuka wera. Yohana amagambo yabwiwe y'amatorero 7, hari itorero ry'Ituatira n'itorero ry'Ifiladelfiya. Amatorero yombi yarabwiwe. Tuatira igice cya 2 cy'Ibyahishuwe umurongo wa 24 ngo ariko mwebwe aho abasigaye b'Ituatira badakurikiza izo nyigisho kandi batazi ibyo babandi bita ubwiru, aribwo bwiru bwa Satani, ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu, ko mukomeza ibyo mufite mukageza aho nzaza. Iryo ni ijambo Yesu yabwira itorero. Mwebwe mutandukanye n'abariya bayobye, nta kindi kintu mbategetse mbasaba,
ni uko mukomeza ibyo mufite kugeza aho nzazira. Ubwo rero muragenda mwumva neza ko hari ikintu kiri muri twebwe. Nanone itorero ry'i Philadelphia nababwiraga ryo ryarabwiwe ngo yenda mu bice 3 umurongo wa 10 n'uwa 11 byahishuwe, haravuga ngo kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose kugerageza bari mu isi. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Komeza ibyo ufite. Byaba ari umubabaro ku bantu b'Imana, byaba ari agahinda uri mu nzu y'Imana, warafashe ku migisha itandukanye y'Imana, ukaba nta kintu ufite. Burya rero iyo hari ikintu ufite nawe ubyiyumvamo ku buryo rwose wakwikomanga mu gatuza nawe ukavuga uti nanjye ndi umwana w'Imana, ndavuga Imana ikumva, ndasaba Imana ikama, ndakomanga Imana ikankingurira. Imana ni inshuti yanjye, Imana turaziranye. Hari abantu benshi bagiye bakora amakosa atandukanye bakajya kwisunga bene data bandi, ukagira ngo nibo batoni ku Mana kukurusha, ariko nawe ujye wumva ko uri umutoni ku Mana, ko Imana ibasha kukuvugisha, ko Imana ibasha gukorana nawe. Ubu ngubwo hari no kujya mu ijuru wazatekereza ko hari abandi bazagufata mukagendana. Oya, umuntu agomba kubana n'Imana ye, twese tukayihuriraho, ariko uvuga uti nanjye mfite Imana yanjye. Icyo kintu rero, aka gakiza k'Imana niko twavuga, Imana yageretseho umwuka wera. Tugomba kuvuga ngo hari ubutunzi twatungishijwe isi idatunze. Byagiye bibaho. Umugabo witwa Eliya yabonye ibyaha mu Bisiraheli, abwira Ahabu ati ndategetse nta mvura nta n'ikime mu Isiraheli kugeza aho nzongera kubitegekera. Imyaka 3 n'igice ishize agaruye icyubahiro cy'Imana mu Isiraheli, arongera arasaba imvura iragwa. Ariko Yakobo yaravuze ngo Eliya yari umuntu nkatwe. Nawe ubyiyumvemo ko Eliya ubwo yari umuntu nkatwe, nawe hari ibyo ushobora gukoreshwa kandi bikomeye wenda mu rwego rwawe. Farawo amaze kumva inama agiriwe na Yosefu, yaravuze mu ruhame ati twabona hehe ninde muntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana, atubwira Imana iguhishura ibyo ngibyo, ngo haye ubutware uretse intebe y'ubwami, tegeka urugo rwanjye, tegeka igihugu, nta wundi muntu uzavuga, ni wowe ubutware mbweguriye. Yosefu atunga igihugu n'andi mahanga bakikije mu myaka 7 y'inzara. Ibaze gutunga igihugu biturutse ku kikurimo cyari kiri muri Eliya, cyarategetse. Yosefu cyari kimurimo, cyatunze ibihugu imyaka 7. Nawe ikikurimo kibasha gukora umurimo. Hari doko nigeze kuvuga ko hari ibintu byinshi bitajyagaragara. Hari umukristo umwe twari dufite mu myaka yatambutse, habagaho urugomo rw'abasore rwo gufata ku ngufu. Noneho umwana yari bujye gusenga, ababyeyi baramukumira, aguma mu rugo ari mu mwuka wo gusenga, akora imirimo yose yategetswe. Nimugoroba mukabwibwa butangiye kwira, arangije imirimo ati ngiye gusenga. Noneho baramukomorera aragenda. Ageze hirya mu mayira arimo ibihuru, ba basore b'ibirara bafata abakobwa ku ngufu, abaramusimbukiye aramufasha. Umukobwa ikintu yakoze n'imbaraga zari zimurimo, yaravuze ati wa mupagani, ndategetse umuriro numanuka mu ijuru gutwike. Ikintu cyabayeho nuko uwo musore yahise aboroga, akigaragura hasi
umukobwa akigira mu rusengero. Abagenzi batambukaga nibo baje basanga n'ubundi akigaragura boroga, baramubaza bati bamujyana mu rugo, ariko bamubaza bati se ubaye iki? Ati ni umukobwa wo kwa kanaka uvuze ngo umuriro numanuke untwike. Baragiye bafata abana bo basengaga mu rusengero babajyana muri rwa rugo, hanyuma baramusengera, wa muriro bamuteyemo n'ubundi umuvamo. Dufite imbaraga Imana yadushyizemo abantu batazi batajya banemera, ariko twebwe tuzi neza ko hari icyo Imana yadushyizemo. Niyo mpamvu ntabwo uyu munsi nagiye mu bintu by'umwuka wera cyane, ariko mwebwe mumenye yuko hari ikintu Imana yatubitsemo, kandi tugomba kugikoreshereza Imana, tugaragaza ubutware bw'Imana, tubwiriza ubutumwa bwiza, duhagurutsa abamugaye. Hari uburyo bwinshi, niyo weza imbuto ubahagurukije abamugaye mu buryo bw'umwuka bakaba bazima. Hari uburyo bwinshi bwo gukorera Imana, ariko mumenye ngo nta feza nta zahabu byagira icyo bimarira abantu mu mwuka. Icyo dufite rero Imana yaduhaye cyo gukiza abantu bamugaye mu buryo butandukanye, nimureka tugikoreshe kandi dutekereza ko dufite ingororano Imana yatubitsemo. Pawulo yaravuze ngo Imana yaduhaye umwuka weraho ingwate. Ni ukuvuga ngo Imana yaravuze ngo mbahaye ijuru, ariko kubera ko iminsi yaryo itaragera, ni mwe mutunze umwuka wera, mwe muganira n'umwuka wera, mwe mukorana n'umwuka wera. Ni ingwate Imana yatanze. Tujya mu mabanke kugira ngo tugire ibikorwa dukora, tukagira icyo tugwatiriza kugira ngo nitubura ubwishyu banke izatware ingwate. None rero Imana nayo yatanze ijuru, ariko aravuga iti nimwe mumfashe umwuka wera. Umwuka wera bemeza ko ijuru ryanyu rihari, iyo nikigera nzabajyana mu ijuru. None rero abahawe ubu butunzi mureke tubukoreshereza Imana, dutekereza ko n'iyi mirimo tubukoreshereza Imana izaduhesha ingororano. Imana ibafashe, Imana ibagirire neza. Nizeye neza ntashidikanya ko mwiyumvishemo ko hari icyo mutunze, kandi icyo ngicyo isi ntabwo izigera igitunga, kereka abantu bose bakiriye umwami Yesu akabaha n'umwuka we wo kubayobora. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Dusenga Imana, umuntu wese atekereza inzira ze, nutarakira umwami Yesu atekereze ko igihe hari iki ngiki, hanyuma afata umugambi kandi awukomeze. Kristo namwe komeze gukomerera mu buntu bw'Imana. Imana iri kumwe natwe kandi murabizi, muranabyiyumvamo, ariko mukomeze kwegera Imana kugira ngo dukomeze kubona ubwiza bw'Imana. Dusenge. Mana, ndagushimiye mu izina rya Yesu, gushimiye amagambo tuganiriye. Petero yavuze ko ifeza n'izahabu atabifite, ariko hari icyo yahawe n'umwami. Icyo nicyo natwe twahawe, kandi nicyo tugomba gukoresha kugira ngo tuzabone ingororano zo guhamya, ingororano zo gukiza abamugaye, ingororano zo gukorera Imana. Buri wese mwibutse ko hari ubutunzi atunze muri we, kandi agomba gutungishaho abandi. Kandi Nyagasani Imana, habaye intege nkeya, habaye kwiganyira, batarakumenya bafashe umugambi wo kukumenya, ndabasabiye bose umuntu wese abone ikimukwiriye mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Haleluya, haleluya. Ndanezerewe cyane kubona Imana ishobora byose mu bumana bwayo, mu buhangange bwayo, mu gukomera kwayo, igafata icyemezo ikambitsamo ubutunzi bukomeye nk'ubwo ngubwo. Ndabishimira Imana, kandi ntabwo izicuza na gatoya ko yambitsemo ubwo butunzi. Mukozi w'Imana,
Imana iguha umugisha. Hallelujah. Hallelujah. Ab'iyi si hari icyo birata, kimwe mu byo birata niyo bavuka. Nanjye ubu ngubu mfite aho nirata, nkomoka ku mwami Imana ishobora byose, wambikije iby'agaciro, wambikije ubutunzi bukomeye, kandi ndashimira Imana yuko n'uyu munsi ndabimukoreshereza. Arakoze cyane umukozi w'Imana, magambo meza nk'ayo ngayo atwongerera imbaraga mu rugendo. Tugeze mu mwanya wo gutanga amashimwe, wo gutanga amaturo, wo gutanga n'icyacumi kubw'umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana urakomeje. Konte Banyaremera murayizi, y'amaturo y'icyacumi n'amashimwe, n'ubundi ni nimero yo muri beka, ni 340, 246, 82, 99, 16, aho ni muri beka. Hanyuma naho amaturo y'inyubako yo ni muri Cogebank, n'ubundi na ADPR Remera ni 01 013 0 4 10 50 194 63. Ndagira ngo rero dukora uwo murimo dutanga amaturo yishimwe yuko turi amahoro, amaturo yishimwe, dutange icyacumi kubw'umurimo w'Imana, ndetse n'amaturo y'inyubako, twumva n'ubundi indirimbo ya korali Besareli yitwa ngo ishimwe. Karibu bene data. Bibazo Imana yonyine dushimye muri aya materaniro neza ikiye n'Imana, nta nubwo amatanga Kucyumweru saa 2 tuba dukorera n'isaha shaka amamega kugira ngo tumenye uko dukoresha duhaye igiciro na abagore yose mwe na kuri uyu murongo ADPR Remera turimo turakoze Imana yaba n'ubundi inzu turifuza ko gushyiramo tukaze ibyumwe
tugatangira tugatunganya utwo tugomba ubuyobozi bwacu, uburenganzira umuyobozi kandi tuguhaye uzabwiriza hirya bene bagire neza mu mitima yabo nyagasani Imana muri iyi minsi y'imperuka, ariko uri amahoro udashoboka, ushobora byose.